M23 are not Rwandan. M23 ntabwo ari abanyarwanda. Tumaze igihe kinini cyane twumva ibintu bikomeye cyane ndetse yewe n'intambara zitandukanye zishyamiranya leta ya Kongo ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ese ubundi ikibazo cyateye ibi bintu ni ikihe? Ese ibi bintu byaturutse he? Reka twinjire noneho twumve uko ibi bintu byatangiye, inkomoko yabyo ndetse yewe nuko ikibazo cyakemuka ku buryo cyabonerwa umuti mu buryo bwa burundu. Iyi ni YEP TV, nge nitwa Tiyunsanze. Atangira avuga ati abanyamurenge ntabwo rwose ari abantu bimukiye hariya gutyo gusa. Ubwami bw'u Rwanda bwahozeho kera, bwagabuwemo ndetse bugaburwamo n'Abadage ndetse n'Ababiligi muri icyo gihe. Ibyo ni iby'igihe cya kera cy'u Rwanda rwa kera ndetse n'ubwami bwa kera bw'icyo gihe ndetse hashize igihe kinini cyane. Iyo tuvuga ngo abantu nibubahe iyo mipaka yashyizweho n'Ubudage ndetse yewe n'Ububiligi, tugomba nanone kumva ko tugomba kubaha kandi no kubaha ubusugire bw'abo bantu nyine batuye aho ngaho twakiriye mu gice cyacu. Ntabwo rwose dushobora kugenda twifate ngo rwose ngo mugendaho ubutaka bwo mu busige mu gihe utangiye kuvuga ngo rega ntabwo muri abaturage b'igihugu cyacu cyangwa ntabwo mukemere gutura mu gihugu cyacu. None se ubwo uzabirukana ubirukanye bonyine nk'abantu gusa, cyangwa wenda uzabirukana ahubwo ufatanyije n'ubutaka bwabo uboherezanye nabwo witandukanye nabo ariko bari kumwe n'ubutaka bwabo? Niko ibintu ugomba kubigenza. Ntabwo ushobora kubabwira ngo genda ngo mujye mu rugo mujyi iwanyu hehe, iwabo hehe, mu rugo hehe hataraho. Ntabwo dushobora kwifata twebwe nk'Abatanzania tuvuge ngo Masai, ngo abantu bo mu gice cya Masai ngo mugende muri Kenya, ngo murabo muri Kenya gute? Ntabwo rwose. Kandi n'inshuti yanjye Moya ashobora kuvuga ngo arambiwe Abamasai ngo nibagende bajye muri Tanzania gute? Ntabwo rwose ibyo yabikora kuko ntabwo bigeze baba muri Tanzania, bari bahari igihe cyose. Igihugu cyabo kuko cyagabuwemo icyo gihe, cyagabuwemo n'Abadage ndetse n'Abongereza. Abongereza batwara igice cya Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'Abadage bajya ku kindi gice. Nicyo gihe bagabuwe, igihugu cyabo cyagabuwemo kabiri. Bivuze ngo Abamasai ba Kenya nabo muri Kenya ni Abanyakenya, Abamasai ba Tanzania ni Abanyatanzania, ntabwo abo muri Kenya ko ntabwo bigeze baba muri Kenya, ni abacu. Ndetse binabaye ngombwa ko Abamasai bakenera gukoresha idarapo ryabo bwite cyangwa igihugu cyabo, Kenya ndetse na Tanzania tuzicara tubyumvikaneho. Ubwo nibwo buryo bwonyine dushobora gufata Masai babeho nk'abantu bafite idarapo ry'igihugu cyabo kimwe, nta bundi butari ubwo kwicarana ngo tubiganireho. Icyo nicyo kibazo rero kiri muri Zaire hagati y'igihugu ndetse n'abanyamurenge. Ni ibibazo bibiri bisa. Aya ni amagambo yavuzwe na Julius Nyerere wahoze ari perezida wa Tanzania mu 1996 mu gihe bari mu nama y'akanama k'umuryango w'abibumbye yita ku mutekano. Ibintu yarabisobanuye ku buryo busobanutse rwose. Yavuze neza ko abanyamurenge ntabwo ari abanyarwanda. Abantu b'abanyamurenge cyangwa se abazwi ku bwoko bw'Abatutsi batuye muri Kivu ni Abakongomani nabo muri Kongo. Icyo ngibyo ni ibintu byabayeho ubwo bazungu bazaga bakagabura Afurika, babashyize mu gihugu cya Kongo, cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahoze ari Zaire. Kandi kuba ari ubwoko bw'Abatutsi ibyo ntabwo bibagira abanyarwanda, ni Abakongomani nabo muri Kongo. Rero intambara ndetse yewe n'imirwano ituruka mu kwibumba ku mutwe wa M23 ni abantu bibumbiye hamwe bagamije kurwanira uburenganzira bwabo ndetse no kurinda abaturage babo ku butaka bwabo uherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bigomba kumvikana rwose. Hagiye habaho ibirego bitandukanye ndetse n'ibintu bashinja abantu bigiye bitandukanye, ariko bigomba kumvikana neza. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwakunze kuvuga ko u Rwanda rwo rushyigikira cyangwa se rukajya inyuma y'umutwe wa M23 cyangwa se M23, ariko sibyo. Sasa umva icyo Thabo Mbeki wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo avuga kuri iyi ngingo ijyanye n'amakimbirane agaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu ni uwahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo Thabo Mbeki. Umva uko yavuze ahangaha. Nkuko tubizi twese abantu batuye mu gice cy'iburasirazuba bwa Kongo bose hafi ya bose bavuga Ikinyarwanda, ni abanyamurenge. Aravuga ati ikibazo rwose cyatangiye ku butegetsi bwa kera bwa Mobutu. Barinangiye banga kwakira abanyamurenge ko ari abenegihugu ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu byatangiye icyo gihe. Ntabwo duhakanye ko bavuga Ikinyarwanda, bashobora kuba bavuga Ikinyarwanda koko, ariko ntibikwiye ko ari Abakongomani cyangwa ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ikindi kandi izi ni inshingano za leta ya Kinshasa cyangwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni inshingano zabo. Abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basabwe kumenya abaturage babo n'abaturage bari ku butaka bw'igihugu cyabo. Ibyo rero nabyo biri mu nshingano bashinzwe, kandi urabyibuka ibintu byatangiye kera ku butegetsi bwa Mobutu. Uribuka igihe Mobutu yavugaga ngo bariya ngo ni abanyamahanga, mbese bisa nk'abaturage ba Afurika y'Epfo, ndetse n'ibyo ANC ivuga. Ibyo nibyo bavuga ngo abanyafurika y'Epfo ngo bagomba kujya muri Botswana kubera yuko ngo ari mu majyaruguru, ariko ibyo bintu ntabwo ari byo, ni ibintu bisa. Rero ibibazo nk'ibyo rero bikimara kugera muri Kongo, nibwo wumvise iby'imiryango yitwa n'imitwe yitwa eba Maimai bo muri Kongo. Aravuga ati abo ba Maimai ikintu bari barangajwe imbere cyangwa bari bahawe nk'intego yabo kwari ukwirukana abanyamurenge ku butaka bwa Kongo, bakabohereza mu Rwanda, bakabahohereza mbese bakabirukana bakabata mu Rwanda. Nicyo cyari intego yabo. Aravuga ati ariko ndongera mbisubiremo, ndabwira Kongo cyangwa leta ya Kongo ko aba bantu rwose nabo muri Kongo n'abakongomani, ntabwo ari abanyarwanda, ntabwo ari abo mu gihugu cy'u Rwanda. Bityo rero kuba atari abo mu gihugu cy'u Rwanda bakaba ari abakongomani kandi ari abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, leta ubwayo ifite inshingano zo kubarinda no kubamenya no kubarindira umutekano, kandi ikabafata nk'abandi baturage bayo bisanzwe. Kudakora ibyo ngibyo nka leta, icyo nicyo kibazo cya mbere, nicyo kibazo cya mbere kiraje inshinga. Ikibazo cya kabiri kirakira kiti, ese koko leta ya Kongo n'ikarita igaragaza igihugu cyose cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo igaragaraho igice cya Kongo y'Iburasirazuba? Ntabwo bigaragara neza ku gishushanyo neza cy'ikarita ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose, igihugu cyose? Nabwo wakibaza icyo kibazo. None niba ikarita bagaragaraho kandi ikaba icyo gice nacyo kigaragaraho, kuki yemera ubutaka ariko ikanga abaturage n'abene gihugu b'igihugu cya Kongo aribo banyamurenge n'abandi bihakanwa n'icyo gihugu? Icyo ni ikibazo nabwo wakibaza. Sasa umva icyo Professor Lumumba avuga, umusaza w'umunyakenya w'umuhanga cyane ku bijyanye n'amateka ya Afurika ndetse n'ibijyanye n'ubutegetsi bwaranze Afurika y'Iburasirazuba. Umva icyo avuga nawe kuri iyi ngingo ijyanye n'amakimbirane kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu Burasirazuba bwa Kongo. M23 are people of Tutsi origin who are waragira ati iki ni ikibazo cy'abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bahereye kera batuye muri kariya gace ka Kongo y'Iburasirazuba. Ati niyo mpamvu rero wumva yuko baturutse mu Rwanda ari byo bivugwa n'abakongomani cyangwa na leta ya Kongo, ariko ni ibintu byatangiye kera, baraje barahagabura. Niyo mpamvu wumva buri gihe bashinja u Rwanda cyangwa igihugu cy'u Rwanda ko kiriya gihugu aricyo gifasha bari abantu bo mu Burasirazuba bwa Kongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Na niyo mpamvu kandi uhora wumva u Rwanda narwo nka leta yigenga ihora ihakana iby'ibyo shinjwa ry'uko yaba aricyo gihugu gifasha umutwe twaje intwaro wa M23. Bariya ni abakongomani babirukana ku butaka bwabo. Ikindi kandi akavuga ati ntabwo umuntu yakirengagiza ko Kongo nyine imeze nk'igihugu cyamaze kuba indiri y'imitwe yitwaje intwaro iganya amareta atandukanye. Ati ibyo ngibyo byose ni bimeze neza nk'amateka ye ubwo NRM iri ku butegetsi bwa Uganda ubu ngubu, ubwo yatsindaga abantu bo ku butegetsi yari sanzeho bagiye muri Kongo, bahungiye muri Kongo. Abo ngabo ngubu bakaba bitwa ADF, nabo bifata bagatera igihugu cya Repubulika ya Uganda. Ibyo ngibyo ni bigaragaza ko Kongo yabaye indiri y'imirwano ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ishaka guhungabanya umutekano w'ibihugu baturanye. Abo ngabo bahunze icyo gihe n'ubu baracyashaka gutera Uganda. Ibi ngibi bihuze neza n'igihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahuraga n'itangazamakuru, yaravuze ati ese kuki ubwabo badashobora gufasha ubundi M23? Wakibaza icyo kibazo. Icyo gihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabajije umunyamakuru wa AFP wari ubajije icyo kibazo niba koko leta y'u Rwanda ishyigikiye cyangwa se ifasha M23. Yaramusubije ati ahubwo ikintu nakibaza ati ni gute ahubwo utafasha M23? Ni ikibazo nakibaza ku muntu ushobora kuba atafasha M23 cyangwa mwebwe nk'umunyamakuru wa AFP nakibaza nti kuki utashyigikira M23? Icyo gihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ni yasobanurira abanyamakuru icyitwa M23 cyangwa M23 icyo ari cyo. M23 yarababwiye ati M23 ni umuryango mugari w'abantu baturutse muri Kongo ndetse no hanze ya Kongo. Icyo nicyo kintu cya mbere. Ikintu cya kabiri, bariya bantu ni abakongomani cyane, abaturage ba Kongo ubwabo.
atuzabyumva neza na Kongo ubwayo yiyemerera ko bari ari abaturage bayo b'igihugu cyayo ari abene gihugu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaravuze ati ikindi kibazo ahubwo wakibaza uti ese ni impamvu ki barwana, ni impamvu ki bari kurwana, ni impamvu ki iyo mirwano ihari. Why are they fighting? Why do they have arms? Umva ikintu yatanzeho nk'igisubizo cy'iki kibazo nabwo. Mu gisubizo yari ari guha uyu munyamakuru wa AFP Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaravuze ati icyo ni ikibazo rwose cyoroshye cyane. Bariya abantu nagisubiza bariho kubera ko bangiwe cyangwa bimwe uburenganzira bwabo nk'abantu, ahubwo iteka bitwa ngo ni abatutsi b'abanyarwanda cyangwa abatutsi b'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakomeje abwira umunyamakuru ati niba hari n'ubwo ushaka wenda kuba wakiyungura ku bumenyi bw'amateka, menya ko hashize igihe kinini cyane hariya muri Kongo hari umuryango w'abantu b'abanyarwanda ariko bo muri Kongo, kandi ikindi ntabwo ari abo mu bwoko bw'abatutsi gusa, ahubwo ni abantu b'icyo gihe babagaho nk'umuryango batari no mu bwoko bw'abatutsi bwonyine, kuko rwose ntabwo abo bantu ari muri Kongo gusa bari no mu bindi bihugu kandi na bene igihugu b'ibyo bihugu bemewe b'igihugu babamo. Yabwiye umunyamakuru wa AFP ati ahangaha mu Rwanda dufite abantu 100,000 baba ahangaha mu Rwanda kandi baturuka nanone muri uwo muryango, baturuka muri iyo sosiyete y'abantu biryo huriro ry'abo bantu, kandi bakaba mu gihugu cyacu nk'impunzi, bamaze igihe kinini cyane mu gihugu cyacu ari impunzi. Wakibaza uti kuki bamaze imyaka hafi 20 irenga ari impunzi mu gihugu nabwo, kandi icyo ni ikindi kibazo. Dore igisubizo cyacyo. Aba ni abantu birukanywe bakuwe mu byabo, ndahamya neza ko atari mu Rwanda gusa, bari no mu bihugu bitandukanye, utanabirenzeho bari mu gihugu cya Uganda, hari abarenga 100,000 barenga abo dufite hano mu Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yarakomeje aramubwira icyo ngicyo nicyo kintu cyavutsemo umutwe wa M23, iyo mibereho, iyo situation yavutsemo umutwe wa M23. Ahubwo njyewe nakibajije abo badushinja ibyo ngibyo ngo dufasha M23 cyangwa turayishyigikiye, abo ubwabo kubera iki badashobora gufasha ahubwo M23? Nakibaza nti kuki abo badushinja ibyo badashobora ahubwo ubwabo, ni iyihe mpamvu ibatera kudashyigikira M23? Ati ngiye ku cyanjye gitubwo mbifata nkaho ahubwo abo bantu bameze nkaho badashaka gufasha, ahubwo bashyigikiye ubutabera buke no kurenganywa bikorerwa aba bantu. Yabwiye umunyamakuru ati ayuza kuba utekereza kuri icyo kintu ntabwo wakabaye wambajije ikibazo nk'icyo, ahubwo ikibazo wakabaye ubaza ni ese kubera iki aba bantu bakohoterwa cyangwa bakorerwa aka karengane kameze gatya? Ese ni kubera iki mu Rwanda hari impunzi zirenga ibyo 100,000 by'aba bantu? Icyo nicyo kibazo wakabaye ubaza, impamvu bakorerwa ko karengane. Ntabwo wakabaye umbaza ngo ese mufasha ngo u Rwanda ruri gufasha M23, u Rwanda rurushyigikiye M23, ese murakomeza kubihakana? Oya, ahubwo wakabaye umbaza icyo kibazo, ahubwo wambajije ikibazo kitari icyanyacyo. Perezida Kagame yabwiye umunyamakuru wa FPRT ikibazo gihari, wakabaye ubaza uti ese M23 niki cyangwa se n'impamvu ibi ngibi biri kuba? Nicyo kibazo wakabaye ubaza, ntabwo wakabaye umbaza ikibazo cyo kufasha cyangwa kutafasha. Icyo nicyo wakabaye ubaza. Ati wakabaye wibaza ati se abangaba koko ni abanyarwanda, iyi 23 ni abakongomani, ni abanyarwanda, ese kubera iki bafite intwaro, kuki barwana indani mu gihugu cyabo? Ese ni impamvu ki? Iyo mpamvu niyo yakabaye tumuzamura ikibazo kandi ukanakibaza. Icyo nicyo kibazo wakabaye ubaza kugira ngo basi umenyesha abantu cyangwa se wigisha abantu ukuri kw'ibiri kuba. Ndongera kandi nkujyana aho ngaho Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ubwo ejo bundi yari mu nama ku itariki 30 n'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba bigize umuryango wa East African Community. Inama yari yatumijwe igitaraganya na Perezida William Ruto wa Kenya. Perezida Kagame yatanze umucyo, atanga ndetse n'ibisobanuro kuko yumva ibintu kubijyanye n'iyi ntambara. Ibuka ijambo yavuze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaravuze ati we kucye giti
yanze ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ahubwo arazireka yinjira atumiza ingabo za SADC, yirukana iz'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Perezida Kagame yaravuze ati ahangaha yirukanye ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kubera ko nyine batari bari gukora ibintu we ku cyo giti ashaka, uburyo abishakamo, nubwo byaba bitari ibyanyabyo yashaka babikore, batabikoze arabirukana. Uyu nguyu amaze kwirukana aba East African Community ingabo zayo, yahamagaye abo ba SADC. Izo ngabo rwose za SADC nta kibazo zazifitanye na Kisekedi, nta n'ikindi byari bizitwaye kuba bakumvikana ibyo Kisekedi ari gushaka. Nta kibazo bari bafite cyo gufatanya n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR urwanya u Rwanda, abantu basize bisha abantu bacu mu gihugu cyacu. Nta kibazo bari bafitanye kandi no gufatanya n'abamasinari cyangwa abacanshuro. Nta n'ikibazo bari bafitanye mu gufatanya n'abarundi, ingabo z'u Burundi ngo bica abantu, bakore nk'ibyo abicanyi basize bakoze mu Rwanda bisha abaturage bacu. Na niyo mpamvu ubona ibibazo bihari, bimuye abantu, bakuye abantu mu byabo, bisha abantu. Ibyo nibyo bari gukora muri Kongo n'ubu. Ibyo byose nibyo bemereye Felix Kisekedi kandi baramushyigikira. Perezida Kagame yasubiyemo icya kintu cy'uko u Rwanda rucumbikiye hafi impunzi zirenga 100,000 mu Rwanda kandi bakaba bahamaze imyaka irenga 20. Ati yo niyo mpamvu tumaze hano mu Rwanda imyaka irenga 20 ducumbikiye impunzi z'abakongomani zavuye muri Kongo, bazita ngo nabo mu bwoko bw'abatutsi, ngo bivuze ngo ni abanyarwanda, ntabwo ari abo bene gihugu ba Kongo. Muri iki kiganiro kandi ndakuzanira ibyo umunyamakuru uzwi cyane wo muri Uganda witwa Andrew Mujuni Mwenda yavuze kuri iki kibazo. Ubwo yari yabajijwe ikibazo n'umunyamakuru ati dusubize inyuma utubwire amateka ndetse utubwire n'intandaro y'aya makimbirane agaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira ya Kongo. Ese ibi bintu bimeze bite? Ibi bintu bifiteho makuru ki? Umva icyo Andrew Mwenda, umunyamakuru w'umuhanga cyane uzwi, yasubije kuri iki kibazo umunyamakuru yari amubajije. Does the UN really expect that Kagame should sit in the borders of Rwanda and watch FDLR? Nawe aragira ati se kuko UN cyangwa se umuryango w'abibumbye wumva yuko Perezida Kagame azicara hariya akareba igisirikare cya Kongo cy'igihugu cya Kongo kiyunga n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR wasize ukoze genocide mu Rwanda, biyunga bakunga ubumwe bakongera gukora genocide, bagakorera genocide abatutsi? Ibyo bintu Perezida Kagame bakumva ko azicara nyine akabirebera agatuza akaryumaho akaruca karumira? Umunyamakuru Andrew Mwenda yasubije ikibazo ati The origin of this conflict is that there are people in Eastern DRC. Rero hari muri Kongo hari abantu, habaye abantu, ubutegetsi bwa Kongo butajya bwemera ko ari abantu b'abene gihugu bakiriya gihugu. Bityo umutwe wa M23 ubwo icyo urwanira ni ugushaka ko leta ya Kongo ho amasezerano ndetse no kumvikana kumva yuko aba baturage ari abene gihugu koko bakiriya gihugu. Abo baturage nabi icyo gihugu ariko leta yihakana ko ari ab'icyo gihugu. Niyo mpamvu ubona umutwe witwaje intwaro wa M23 urwana ushaka ko leta yemera ko abo baturage ari abo mu gihugu nyirizina kandi ari abene gihugu b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andrew Mwenda arakomeza avuga ati Kisekedi bamusaba ko yakubahiriza amasezerano cyangwa se ibyo bumvikanye, ariko Kisekedi yanze na n'ubu kuvugana nabo, yanze kwicara kwaganire nabo bajye mu shyikirano. Ngo yaravuze ati njyewe nzakoresha uburyo bwa gisirikare, ntabwo nzigera nkoresha uburyo bw'ibiganiro. Yarabihakanye burundu. Umva icyo umunyamakuru yabajije Andrew Mwenda kibazo cya kabiri. Umunyamakuru yabajije Andrew Mwenda ati impapuro ndetse n'amaraporo y'umuryango w'abibumbye ugaragaza ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari uri inyuma ya M23. Ese n'icyo utekereza kuri iki kibazo cyangwa se ibivugwa n'iyi miryango? Umva icyo Andrew Mwenda yasubije uyu munyamakuru. Umunyamakuru Andrew Mwenda yahise amusubiza ati iyo nza kuba ndi Perezida Kagame nakabaye nkora nk'ibyo nshinjwa cyangwa se nk'ibyo umuryango w'abibumbye n'abandi banshinja. Ese kuko umutwe wa 23 ukeneye ingabo ndetse n'abandi basirikare bajya kuyifasha? Ntabwo bishoboka. Umunyamakuru yabajije Andrew Mwenda ati none se ubu M23 koko wizeye ko izava muri Goma cyangwa izareka Goma? Andrew Mwenda yaramusubije ati Kisekedi yaza kwemera amasezerano yasinywe agashyirwa mu bikorwa, ari nacyo M23 irwanira, yo kurimbura umutwe wa FDLR ndetse no kurinda akemera abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi ba bene gihugu ba Kongo, nta kibazo kiba gihari. Nta M23 wakabaye ubona hangiriya ku butaka bwa Kongo, nta kibazo na kimwe cy'intambara cyakabaye kiri hara muri Kongo mu gihe amasezerano yasinywe aza kubahirizwa, nk'uko bigaragara ko n'u Rwanda harimo nyine isano igomba kubahuza, ndetse nk'uko n'u Rwanda narwo ubwarwo ayo masezerano ruyemera. Buri kibazo kigomba kuvuga. Andrew Mwenda we yabwiye umunyamakuru ati ikisubizo cy'ibi
bibazo byose ubona hari muri Kongo nuko perezida wa Kongo Tshisekedi ndetse na leta ye n'ubutegetsi bwe bose bakabaye bamagana ndetse birinda ibijyanye n'ubutegetsi bw'amahanga, n'ukwirinda iby'urukiko mpuzamahanga rusaba, n'ukwirinda ibintu nk'ibyo ngibyo bibangiza, aho kwicara ngo baterane nk'ibihugu bya Afurika bamaze bahuze baganire ku kibazo bagikemure. Guhamagara bariya bo hanze, guhamagara bacanshuro, biriya ntabwo bishobora gutanga igisubizo ndetse n'umutuzo urambye. Igisubizo nuko yakirengagiza iyo miryango yose, ahubwo akicara n'ibihugu bakicara bakaganira bya Afurika nk'abayobozi bagashyira umurongo kuri iki kibazo. Ibyo ni ibisubizo bya Andre Mwenda ubwo yarabajijwe icyo atekereza ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ihanganishije ingabo za leta ya Kongo FARDC ifatanya n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye irimo Wazalendo, abarwanyi cyangwa se abasirikare b'u Burundi, umutwe witwaje intwaro wa FDLR urwanya u Rwanda wasize ukoze genocide yakorewe abatutsi hano mu Rwanda, ndetse n'indi mitwe itandukanye ya ADF, FARDC n'indi myinshi itandukanye. Nicyo kintu cyarangiza cyangwa se cyashyira akadomo kuri iyi mirwano n'aya makimbirane mu mboni za Andre Mwenda nk'umunyamakuru. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, nyine nitwa Tim Sanze. Ciao ciao nakagaruka.